umushumba uzanisha muri iyi si ya none, icyo bita isi ya none. Haleluya. Hanyuma mwazanye amakayi n'impapuro, mwazanye amakayi n'amakaramu ko ngiye kwigisha. Ngiye kwigisha, ntabwo ngiye kubwiriza. Murabe mwazanye amakayi n'amakaramu. Imana imaze kumbwira ko hari abantu bari gutangira imibyizi mu nsengero batazabona ijuru, nahise ntegura icyigisho kuko numvise mfite ubwoba, maze kumenya amakuru neza ko hari abantu bari gutangira imibyizi batazabona ijuru. Nagize ubwoba. Hari abaririmbyi bari gutangira imibyizi batazabona ijuru, bari gutangira imibyizi kugira ngo abandi bafashwe batazabona ijuru. Hari abavuga butumwa bari kubwiriza inka zigatinyana, mu yandi magambo bari gutanga umubyizi kwa data ariko batazabona ijuru. N'indi magambo bari kwifasha ariko ijuru ntaryo bazabona. Hari abashumba bari gutanga imibyizi abatari bahari. Umuntu we yagiye gusenga abazimana ati biriho muri iyi minsi kuki basambana bakavuga izina ryawe, bakanywa inzoga, bakanywa amacakubiri n'ibindi. N'andi magambo kuki muri iyi minsi ibintu byivanze kandi ukabareka bamwe bagakora umurimo, bakaririmba, bakabwiriza, bagahanura, kuki ubihorera? Imana irababwira ngo nta muntu ushobora kwanga uje kumuha umugizi, ariko mubihorere ijuru ntaryo bazabona. Mubareke bampe imigizi, kuko nta muntu wakwanga umuntu uje kumuha umugizi, ntabwo bishoboka. Uwo muntu ariho ahinga hakurya hari ukabona umuntu afite isuka araje akavuga ati nje kubafasha, wamwanga? Nahise ngira ubwoba. Hari abashumba bari gutangira imibyizi batazabona ijuru. Hari abaririmbyi bari mu mibyizi, mu yandi magambo ku cyumweru bari kuza gufasha Imana, tout simplement bari kuza gufasha Imana ariko batazabona ijuru. Imana ikababwira iti reka baririmbe, mureka aririmba ahogoze rwose, abantu bafashwe ndetse bakiriye Yesu umwami n'umukiza, ariko ijuru ntaryo azabona. Wabyumvise? Mureke aharure n'amashyaka yose yarebe, agufotore nka fotokopi, tumuhanuzi uri Kabuga ararenze, ariko ijuru ntaryo azabona. Wenda aguhanurire uvuga uti uko imeze kose iyo Mana inkoreye imirimo n'ibitangaza sinayivaho, ariko mama tumukunde we ibyo namaze kubikansoringa, ariko naguhanurira ukizwe. Nagize agahinda n'umubabaro. Biragatsindwa kubwiriza ingoti gashaka kuvunika uri gutangira imibyizi utazabona ijuru. Amagambo ngiye kuvugira hano, nyongerera gato s'il vous plaît. Ngiye kuvuga amagambo avuga ngo kwemerwa n'Imana ntabwo byizana. Ingingo ngiye kuvugira hano andika izo ngingo nizirangira uramenya aho uri. Kwemerwa n'Imana kandi reka nkubwire, nawe isi yose yakwemera ikagukomera amashyi. Mu yandi magambo Imana itakwemera byose ni zeru, tambuka bagakoma amashyi. Kwa gatandatu naje gusezeranya abageni, maze guparika hariya gasoko kano gasoko ko haraguru karema kwa gatandatu, bose bavugije induru baramanuka, umusozi wose bavuza induru ngo babonye mama tumukundi. Kuko amashyi Imana itanyemera byose ni zeru. Agasoko kose kavugije induru, abaje gusezerana hano bamwe babashyitsi bari baza batese ikibaye kuri uyu musozi niki. Mani barakoze bari gukoma amashyi bavuye ku maseta, umusozi uruzura. Kwa gatandatu mu gusezeranya ko ngomera amashyi Imana itanyemera bimaze iki? Zeru. Yesu nashimwe icyampa Imana ikabinyemera. Itari byo nzanesha ijuru
mu yandi magambo nibyo bizampesha ubugingo, ibindi byose biza mu yandi magambo bizara icyubahiro cyo mu isi kizarangirira hano mu isi. baragukomera amashyise bazi waraye hehe, baragukomera amashyi bazi uturutse hehe, baragukomera amashyise bazi wirirwa mu buki, icyampa Imana ikakwemera. awi njye twabwira ijambo rivuga ngo kwemerwa n'Imana. nawe isese yakwemera ikagukomera amashyi, naho umuryango wakwemera uri igihangange utemerwa n'Imana, byose ni zeru. kwemera ibyakozwe n'intumwa ibice 10:34 kugeza ku 40. amagambo agiye kuvuga ngiye kuyasita gusa, ni Ikinyarwanda ngiye kuvuga, nta muzungu urimo hano. kwemerwa n'Imana byakozwe n'intumwa. kuva Imana imbwira ngo hari abantu bari gutangira imibyizi batazabona ijuru, nagize ubwoba. reka baririmba ariko bari mu mibyizi. reka bahanure ariko bari kumpa imibyizi. biragatsindwa ko umuntu yabwiriza ingoti igashaka guturika atazabona ijuru. ngiye kubabwira amagambo avuga ngo kwemerwa n'Imana, ibintu bishobora gutuma wemerwa n'Imana. ntabwo ndi intyoza mu byayo, nta nubwo ndi umuhanga cyane muri byo, ariko ndababwira ibyo nahishuriwe bizaguhesha ijuru bikaguhesha ubugingo. Yesu nashimwe. Haleluya. somera ibyakozwe n'intumwa ibice 30 ibice 34 ni amagambo avuga ngo mu mahanga yose ubaho Uwiteka agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera igateraho na kashi. yasome bamenye ko ari muri Bibiliya. Petero atera amagambo ati ni ukuri menye yuko, ariko Mana ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka biramwemera. importe si uburanga, si uburebure, si ukuvuga cyane, si uburyoza, si amagambo menshi. ngiye kububwira, ngiye kubitondekanya. ntabwo ndavuga umubare kugira ngo bitabaca intege ukavuga twemeze ko sema tumukunde agiye gutinda hariya. ntabwo mbatinda, buri kintu ngiye kuvuga nagihaye umunota cyangwa iminota 2 kugira ngo byose mbirangize, kuko mfite ubwenge bwo kuyobora. ntabwo ndi umuswa wo kwica gahunda no kubinjejwa imbere y'abantu. mfite ubwenge bunyobora, ntabwo ndinjiye mu mwuka, ntabwo ntinda. buri kintu ndi buvuge nagihaye umunota 1 cyangwa iminota 2 kuko ngiye kuvuga Ikinyarwanda, ariko ingingo zose Imana yampaye paka nzibabwire. icyambere kwemerwa n'Imana namaga. izi nkuru za Korneliyo ntabwo arizo ngiyemo, iyi story ntabwo ariyo ngiyemo gusa. Petero atira amagambo avuga ati mbonye yuko Imana itarabanura ku butoni mu mahanga yose ubaho Uwiteka agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. ikintu cya mbere kizatuma Imana ikwemera ni ukuyumvira. iryo duhora turivuga, ikintu cya mbere kizatuma Imana ikwemera ni ukuyumvira. ushobora kwibaza utese mama tumukunde nzayibona he ngo nyumvire? icya mbere uzumva ijwi ryayo. kabiri mu byanditswe byera Imana izakubwiriramo. gatatu abo yagushyize imbere bakuyoboye izabatuma nabo bakubwire. kane abahanuzi bayo. utese nayibona he kugira ngo nyumvire? ko Imana ivugara, ko Imana ivuga, ko Imana yigeze kuvugana na Balamu, ko Imana yigeze kuvugana na Balamu. baracamubwira ati ngwino mvumire ubwoko bw'Abisirayeli. Imana yamubwiye iti uramenye Balamu, ko Imana ivuga. ariko mbere ni ukuyumvira. naravuze ngo nubwo wayihingana gute, mu yandi magambo ugahagarara hano ukavuga ngo mama tumuku ndiyemeje ngiye kubakira Imana, utayumvira zeru. naho watamba ibitambo bingana gute,
ukayiha amafaranga ntabwo amafaranga iyarya. Banza uyumvire mbere yo kuyiha amafaranga. Mbere na mbere banza wumvire Imana. Hanyuma rero ingorane ziriho muri iyi minsi, kumvira Imana ni question mark mu bantu b'iyi minsi. Ariko ushobora kwibaza utase Imana irayivana he ngo nyumvire? Icyambere wakumva ijwi saa 8 iravuga kandi igira ibimenyetso, kandi wasoma ibyanditswe ugasangamo amakuru yawe. Mu yandi magambo kumvira Imana ni ugukora ibyo ishaka. Gusa ninde utazi ibyo Imana ishaka uretse kwirengagiza? Ninde utazi ko Imana yanjye icyahara nubwo wagisigiriza? Kumvira Imana. Yesu nashimwe kumvira. Naho watangiye narababwiye ngo umunsi umwe nafashe icyemezo ndavuga ngiye kubakora urusengero. Nsoma inkuru za Salomo ku ntebe yubakiye Imana, ndavuga ngo nanjye ngiye gutangira gukora ibyo bintu. Tumvira Imana byose ni zero. Mbere na mbere amen. Ariko reka nze mbabaza ikibazo kimwe cyo mu isi. Urugo rugizwe n'umugore, umugabo, abana. Buri muntu wese akora icyo ashatse. Nabajije ariko munsubize. Navuze ngo urugo rugizwe n'umugore, umugabo, abana. Buri muntu wese akora icyo ashatse. Kuki se mu nsengero abantu bashaka buri wese bayumva ko gukora icyo ashatse? Ntawubwirwa urabubwira inka ziratinya. Nabashije ngo muri banki, abakorera muri banki wenda ukora muri beka runaka, buri muntu wese akora icyo ashatse. Muri interinasi ababaye muri interinasi umunyeshuri wese akora icyo ashatse. Mu gisirikare abakirimo n'abakibayemo umuntu wese akora icyo ashatse. Kuki se mu nsengero aho bashaka gukora? Kuki se mu nsengero abantu mu nsengero niho hatagira gahunda? Mbere kumvira. Usubizwe Imana kandi uzasaba ibyanditswe usajye mu makuru. Gatatu, hari Imana yagushize imbere ngo bakuyobore. Kuririmba muri korali tumvira dirigente cyangwa se dirigent, uratunganya kuko hari impamvu ari dirigent cyangwa se dirigente, hari impamvu wowe utabaye we. Niba rero ari dirigente reka kuyobore, urasabwa kumvira. Kandi ndikwihuta ni byinshi kizatuma wemerwa n'Imana. Yugira umwuka kumvira. Kumvira biruta gutanga ibitabo. Kandi icyakabiri kizatuma mufate impapuro n'amakaramu mwandike. Kandi ikindi kizatuma wumvira Imana ikwemera ni ijambo ryitwa kwiyoroshya mu byayo no kwiyoroshya mu by'Imana gukorera. Icyo ni icyakabiri kizatuma Imana ikwemera. Navuze ngo kwiyoroshya mu byayo ndetse ukiyoroshya no mu by'Imana ikora. Shyiraho akadomo. Mu yandi magambo ingingo yitwa guca bugufi. Mwari ikintu Imana yanga umwibone. Yanga umwibonurunuka kandi yanga umuntu wishyira hejuru cyane cyane mu byo yagize mu ruhari. Nzamure volume cyangwa volume niyo ngiyo. Mujye mwiyoroshya.
icyubahiro ni cy'Uwiteka. Imana yanga umwibone. Imana yanga umuntu wishyira hejuru mu bintu bye cyane cyane ibintu Imana yagize mu ruhari. Imana yanga umuntu wiyemera muri ibyo. Idani ijambo rya kabiri ko mu yandi magambo ndikuba kwijambo Imana yaravuze ngo nimubareke bamwimyizi ariko ijuru ntaryo bazabona. Pastor tumvira ntajoro azabona, umuririmbyi utumvira ntajoro azabona, revera utumvira Imana ntajoro azabona, umuvuga butumwa international utumvira Imana ijuru ntaryo azabona, umuhanuzi uhanura bugacya bisohora atumvira Imana ijuru ntaryo azabona. Ndakurira inzira ku murima noneho. Gatatu erega ndikwirukanga. Yesu nashime. Niba ari ikintu Imana yanga umuntu wishyira hejuru. Umudamu umwe twiganye muri Yerika yitwa Patricia, twariganye muri Yerika, rimwe na rimwe ajyaza no gusengera iwacu, rimwe na rimwe no mu Gatolika. Twariganye muri Yerika mu bigare bahamara ifite dutahana. Yigeze kumbwira umunsi umwe ngo duhuriye mu bukwe, arambwira ati ariko hari ikintu nagukundiye. Arambwira ati ikintu nagukundiye nuko na n'ubu kituvugisha. Ndamubwira nti ngwiki subiriramo. Arambwira ati nagukundiye ko na n'ubu tugihura tugaseka. Ati kuko iyo nkurebye mbona ntapfundura n'udushumi twawe. Ndamaze ntese burya nuko mubibona. Mama tumukunde ndacyari wa wundi. Mama tumukunde sinigeze mpinduka. Mama tumukunde nduwo narindi we. Haba mu mico no mu myifatire ntabwo nigeze mpinduka. Ati njyewe iyo nkubonye mbona ntapfundura n'udushumi twawe. Ati icyambere iyo ngeze iwanyu ku rusengero mbona abantu bicaye imbere yawe bageze muri 600 800. Kavuga ngo uyu mugore arakomeye. Ati rero iyo duhuye nkabona urasetse numva ari gitangaza. Ibyo se bivuze iki? Kwiyoroshya bizana inyungu nyinshi. Niba ari ikintu Imana yangana umuntu wizamuramo siritu mu bintu yagize mu ruhari. Awi ibintu yaguhaye ikabigutiza ikavuga ngo reka mbe nguhaye kuba impagaritse hano n'ubuntu yangiriye. Kuba yarampaye ijambo n'ubuntu yangiriye. Hari abarishatse bararibura. Hari abagiye ndibuka umuntu we yigeze kumwe ngo yazengurutse ubutayu ngo ashaka guhanura nko muri ADPR w'inshuti yanjye guhanura biranga. Arambwira ati wowe ejo bundi Imana iguhe n'impano. Kuba Imana yarampaye ijambo nkagirirwa icyizere rimwe na rimwe kambwira iti hagarara imbere, hagarara ku gatuti. N'ubuntu Imana yangiriye. Ntabwo ari icyo nirata. Paul yanditse amagambo n'izarabo yambwiriza ubutumwa bwiza sindi icyo nirata. Yaguhaye impano yo kuririmba cyo bugufi. Siko bimeze. Yaragutaranyije mu mandi mu magana menshi abanyabyaha mu matumukunde mu mabanki bari gukoma amashyi mu matumukunde mu masoko bari gukoma amashyi. Ibyo ntabwo ari byo bizanjyana mu ijuru. Cyo bugufi icyo ari cyo Uwiteka. Kandi reka nza nkubwire Imana yagusiguriye isi yakota. Yakwimye ijambo wagera hano ugakabakaba ukabura icyo uvuga. Yakwimye ijambo yagukuyeho amaboko ikaguca ku nkoma nka Nebukadinezari. Yamwe ngo yagukura ku ngoma urajya mu ishyamba rishyi kandi nta kintu Imana itagukorera ngo isikote. Iyo yagukuyeho amaboko cyo bugufi. Amen. Haleluya. Icyo ni Imana yapfuye na Mose amaze kuyimenyera aravuga ngo mwabagome mwe batatse nanone bagize inyota. Bigeze kugira inyota Imana yamuga ngo kwita icyo gitare banywa amazi. Arayimenyera. Amaze kuyimenyera atangira kubatuka.
mwabicucu mu abagome. Imana iramubwira iti urambabaje. Foko tugira imvugo tuvuga niba ndi imbere y'emekire nkamenya ko umugeni ngomba kumwubaha. Nubwo ndi umunyempano nkamenya ko umugeni ngomba kumwubaha. Ugasanga umuhanuzi afite imyaka 20 ari kubahuka umubyeyi w'imyaka 60. Ubwo ngo nuko ari umuhanuzi. Ibyo birambabaza. Mamerike ndabizi ko ngomba kumwubaha marigare. Ndi kuri aka gatuti. Yesu nashimwe. Muyandi abari imbere yanjye n'abakubaho marigare mpagaze ku gatuti ariko nabo kubaho. Yesu nashimwe. Umuntu wese yageze kubwira umuntu ati uyu mama tumukunda muri ku YouTube abaza umuntu ati muhamagaye yayitaba cyangwa se ndaca kuri secretary. Wabwira niba mama tumukunda ibindera ku YouTube muhamagaye yanyitaba cyangwa se ndabanza nyira kuri secretary. Undi ati muhamagarira kwitaba mu masegonda yarakoze ku rutsinga duhita tuvugana kana kagakobwa kari muri Canada ngo guca kuri secretary. Ariko narumiwe rwose guca kuri secretary se uri igiki n'Imana tuyibwira direct wowe babanze banyere kuri secretary. N'Imana ubwayo yifukamye yibwira iti Imana nahageze nta intermediaire baza gucako ngo wowe wigize igihangange secretary. Hari umuntu wambwiye ngo yigeze gushaka pastor amushaka amezi 6 ataramubona muri church. Ariko narumiwe koko nta muntu n'umwe ushobora kunyandikira kuri WhatsApp ntashobora gusubiza. Ntabwo bibaho. Hagira umuntu uvuga ati nakwandikira kuri WhatsApp ntiwansubiza ashyira urutoki hejuru. Tawe muyandi magambo unyandike wese mu hagati. Hawi hagira umuntu uvuga ati mama tumuku nakwandikira kuri WhatsApp urangije urabisoma ntiwansubiza. Tawe hagira umuntu ambwira ati mama tumuku nagusanze ku ruhimbura nsunika usubiza inyuma. Tawe uzaga ku ruhimbi tamubwira ngo zamukuze hano hejuru tuvugana. Yasanze ku ruhimbi harya hasi ndamubwira ntizamukumbwire cyangwa se nkamubwira ntibawe cyaho hasi ndaje. Yesu nashimwe. Imana yanga umuntu wikakaza mu bizayo yamara kwikakaza mu byayo akikakaza no mu byo Imana yamuhaye. Hari utwende bujye nsobanura n'utundi bujye mvuga ngo atambuka. Yesu nashimwe. Muntu ushaka kwemerwa n'Imana, mukozi w'Imana ushaka kwemerwa n'Imana, muririmbyi ushaka kwemerwa n'Imana, muvuga butumwa ushaka kwemerwa n'Imana, muhanuzi wifuza kwemerwa n'Imana, mukristo ushaka kwemerwa n'Imana, tega amatwi nkubwire aya magambo uyandike ku nkingi y'umutima. Icyagatatu kizatuma Imana kwemera kuba uriwe bwite personality yawe idahinduka. Muyandi magambo kudahindagurika ngo uhindurwe n'ibibonetse byose ngo uhindurwe n'ibihe. Imana izakwemera. Yewe nyamugijya nino we urabeho turagiye. Yewe nyamukora hirya no hino urabeho urugendo turarukomeje. Personality yawe induru zivuge ukameze icyo wafashe. Ngo umwuka wera se ngo umwuka wera ngo ubundi ngo ibi bitwaye iki mwuka wera? Icyo gitambara niba cyarahozemo uragikuramo umwuka wera nanone nakubwiye ko ugomba kukivanamo. Siko bimeze. Ndasubiramo reka nongeze volume. Niba icyo gitambaro cyarahozemo uyobowe na mwuka wera nanone ubwo mwuka wera aragaruka kubwira ati kivanemo. Sibyo byiza se? Sibyo byiza? Birakwiye usobanurira abantu impamvu wigeze kugitega ugasobanurira n'abandi impamvu nanone ukivanyemo. Urabisobanura byombi.
ati mama tumukunda ararengereye agiye mu by'ibitambaro oya ubwo mvuze nawe urashyiraho n'ibindi. Yesu nashimwe. Haleluya. Kuba wowe ubwawe ufite personality yawe ku giti cyawe. Reka mbabwire urugendo rw'akagakiza, umva mbabwire urugendo rw'uyu muhamagaro ni urugendo rw'umuntu ku giti cye. Reka nongere nzamure. Urugendo rw'agakiza cyangwa se urugendo rw'umuhamagaro ni urugendo ugenda ku giti cyawe kandi urugenda wenyine. Ntabyo umwana na nyina, ntabyo umwana na nyina yewe. Ubu wacu nubwo yabivamo nge nabigumamo kuko ntabwo twumvi ijwi ry'Imana, ntabwo twabyumviye rimwe. Ashatse yabivamo nge sinabivamo kuko ntabwo dufatanye ngo abantu ngo turafatanye amajwi arafatanye no. Igihe yumvishirije ijwi sicyo gihe nabyumvishirije. Umva bayese ko bahanura bakame bareke baramazari bayese njyewe muyanye maga ibyo bavuganye n'Imana yase ndarizi itanzi nicyo navuganye nayo. Hari iki njyewe itanzi itanzi ni ibyanjye iby'abandi ndabishakamo. Reka mvuge ngo ibyo nzi by'umuhamagaro nibyo muri iyi nzu. Ibya Kibagabaga ntabwo bizi. Ibyo nzi ni ibyahano kandi ibyahano nibyo nzabazwa. Ntabwo Imana izajya kumbaza ibyo kwa Minyoni, ntabwo Imana izajya kumbaza ibyo kwa Masasu. Nzabazwa ibyaha. Nongeze volume cyane. Hawi ngende yundi yakuvunagura pe icyo bita kukuvunagura mu yandi magambo mwuka. Ingendo yundi yatuma umugambi w'Imana udasohora ku buzima bwawe. Uwumva yumvise. Yesu nashimwe. Icyakane. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe. Ariko maze kumva Imana ivuze ngo hari abari kumpa imibyizi narababaye. Baririmbye bari gutanga imibyizi, abahanuzi bari gutanga imibyizi ariko ijuru batazaribona, abashumba bari gutanga imibyizi, abarevera bari gutanga imibyizi n'ibindi. Umba barire rwose iki kigisho niba ari umuntu udakunda za YouTube ndimo, ariko ya magambo ndashaka ko abantu bayumva benshi. Kwemerwa n'Imana ntabwo byizana, biraharanirwa. Ntabwo ari hazari, biraharanirwa. Ntabwo ari hazari yewe. Ikintu cyitwa hazari ni ikintu kikwituraho, biraharanirwa. Kwemerwa n'Imana biraharanirwa yewe. Kwemerwa n'Imana ntabwo ari ubufindo, ntabwo ari ubufindo bukwituraho, biraharanirwa. Icyakane nicyo tugezeho. Tugeze ku cyakane, tugeze ku cyakane. Kugira ngo wemerwe n'Imana, icyakane n'amagana Imana yampishuriye andika yewe. Kuko ari umuvuga butumwa, uramuvuga butumwa ni umupasiteri ubana n'ubumuga bwo kutabona, yigeze guhishurirwa ibitekerezo 10 byo mu butayu byatumye bishyira heri bagwa mu butayu. Uriya uwo muri ADPR wasangiraga muri ADPR ubana n'ubumuga bwo kutabona, yigeze no gusengera kwa Rugamba, yigeze guhishurirwa ibitekerezo 10 byatumye bishyira heri bagwa mu butayu, abitangariza isi yose. Amen. Kwemerwa n'Imana icyakane kizatuma wemerwa n'Imana. Haleluya. 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 Nukuvuga ngo icyakane kizatuma Imana kwemera igateraho na kashe no kunyurwa n'ukuri.
kunyurwa n'ukuri koko ukuri ntabwo Imana ikuyobewe ukuri ntabwo Imana ibiyobewe uko wambaye uyu munsi Imana yabibonye uko wambaye ejo Imana yabibonye imyenda iri muri garderobe Imana yize umubare uko ejo wariye saa sita Imana yarabibonye uko wariye mu gitondo Imana yarabibonye uko uryama uko wirirwa Imana yarabibonye agahinda kawe Imana irakazi imibereho ntakitazi icyakanye kunyurwa nuko uri none ntabwo Imana ikunda umuntu uyihozaho stress kandi babwize ukuri kunyurwa niba hari ikintu Imana yanga umuntu uyihozaho stress saa munane saa cyenda Imana ikavuga ngo imaze kungeraho kandi nta Imana itazi nabwiye ko ngihamagarwa Imana imaze kuminkwa n'ubushumba nagiye kuri banki nijoro ndyamye mu nzozi njya kuri gishe abatabizi tonda umurongo nk'abandi hari mu nzozi Imana imaze kuminkwa n'ubushumba nta n'ukwezi kwari gushize njya kuri gishe ndyamye umuntu wo kuri gishe arandembuza ati ngwino nkubwire wowe mugeze imbere arambwira ati subirayo nta mushahara uhari wowe subirayo nta mushahara wawe uri hano kangutse mbaza Imana ngo nsobanurira bira bintu neretswe Imana irambwira ngo dore ndaguhamagaye nzaguhembera igihe nshakiye utajya gutunarika abantu utajya kwigwa mu mitwe ukica ubutumwa burya hari amagambo uvuga kica ubutumwa abantu bakavuga bati wapi niba ari bahagurukanye ntabwo bahagurukanye n'Imana irambwira ngo nzaguhemba ariko nzaguhembera igihe nshakiye jyanye ubeho ukuri kandi ureshwaho n'icyo ufite irambwira ngo aka kanya uramenya utararamira umushahara kandi kugeza ubu torero tumaranye igihe imyaka 10 hari umushahara mu mpemba ndavugira itorero hari umushahara mu mpemba papa cye uri umuyobozi w'abagabo papa cye zarahari hari umushahara mwangeneye hari umushahara mwangeneye mediatrice uri umuyobozi w'abamama arihe mediatrice arahagana hehe umuyobozi w'abamama reka mpamagara w'urubyiruko media ndamubuze w'urubyiruko ari hehe umuyobozi w'urubyiruko ari hehe umuyobozi w'urubyiruko arahagana he uje vuba Samu niwe maze igihe muri rubyiruko hari umushahara mwangeneye abari mu makomite bashyira ibiganza hejuru abari mu makomite bashyira ibiganza hejuru amakomite abajyakoni n'abandi hari umushahara mfite muri iri torero kugeza na n'ubu nta mushahara iri torero rirangenera hari umupasiteri umwe wambwiye ngo bamwishyurire inzu umupasiteri umwe wo mu hirya hariya sinjye kumuvuga izina twabanaga muri Nyarugunga ngo bamwishyurire inzu ngo inzu abamo ngo abakristo barayikodesha yambwiye byinshi reka mbabwire no muri coronavirus muri covid reka nicecekere mujyanye magambo nta munsi ndahagarara ngo mbatuke ngo mbabwire ngo ntimwangaburiye hari umunsi n'umwe nababwiye ko ikintu Imana yanga stress yanga umuntu yihozaho stress mujyanye matuza ibihe byawe byose datarize iyo niyo resume buriya nanjye mu buzima nanga umwana mpozaho stress muri aba bana nabyaye buri munota niba mbwiye ikintu ukwemeze ko se niba kimbwena mfite amatwi yumva ariko wimpozaho buri wacu ni ukunda kumbwira ibintu aranzi bihagije kavuga ati kabwira na nkayise ati mbiswara buriya reka nze ntegereze mwuka wera aramuyobora
nanga umuntu mbwira kabiri gatatu kane ndabyanga pe kuko birambangamira. Imana nayo rero muyandi magambo reka mvuge za mvugo tari meza mwisi nta kundi itashyizemo imiyaga kugira ngo inkoni ishye, yashyizemo imiyaga kugira ngo inkoni izashye. Mana dore batwiganye, urafite imodoka, dore batwiganye inzu ye, dore nagezeyo. Mana nge wajijije iki? Yakujijije iki? abatameze nk'uko umeze se bo yabajijije iki? Uko yemeze kose arawifuza kumera nkawe. Ndabeshya mama Daya, arawifuza kumera nkawe. Inzu irimo nubwo wenda ngo itagira amatwere, hariho mperetse kumva ari kurira ngo kuko inzu ngo itarimo tuwarete yo mu nzu, ari kurira yewe. Haruri no kwifuza akicyumba kimwe. Mana wambabariye kubunza akarago ko binaniye ukampa wenda akicyumba kimwe. Ubwo ngo yarekurizwa nuko ngo itagira tuwarete mu nzu. Abadafite iyo ngiyo se kunyurwa, mujye munyurwa, ntimugahoza Imana kuri stress. Ntawe itazi. Ikindi niba ushonje ntabwo uri uwa mbere ushonje ku isi. Kabiri niba utagira imyenda yo guhinduranya uko ushatse, siko bizahora kandi wenda siko byahoze. Hari n'abadafite iyo yawe, siko bimeze. Umuntu ngo arebe muri garderobe arire ngo nuko yabuze uwahindura kandi imyenda irimo. Mu batubanjirije nigeze kujya ku musozi wa Gikongoro, abona agiye gusengera umugore umwe ari gusaba imyenda. Reba kuva i Kigali wajya gusaba imyenda ku Gikongoro, abwira Imana ngo nambaye ubusa kandi ndi umuvuga butumwa. Niko yabwiye Imana, Mana wambabari ukandi imyenda kajya mbona icyo mvuga n'ubutumwa. Ariko umuntu imyenda iruzuye ubwo ngo ari mwipiganwa. Uyu munsi byanze rukundo agomba kujyana undi mushashya. Reka mbabwire mujye munyurwa nuko muri. Amen, haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga kuba Uwiteka yo gufatanyije no kunyurwa kuzana inyungu nyinshi. Ni cyakangahe? Kwemerwa n'Imana. Imana yanga umuntu yihozaho stress. Tuza icya gatanu saa 5:35 saa 5:35 abari kundebera neza. Icya gatanu. Amen. Icya gatanu kugira ngo Imana ikwemere. Icya gatanu kugira ngo Imana ikwemere no kugira ibyo uhomba. Guhomba ntagakiza katarimo guhomba abasore, ntagakiza katari inshuti mbi, ntagakiza katarimo guhomba abakobwa za mituyu n'utundi tugeretseho, ntagakiza katarimo guhomba abamama. Amazimwe n'ikigeretse ku mazimwe. Nicyo cyatumye Mukarota ahinduka inkingi y'umuntu. No kugenda urugendo yajya imbere agakumbura Nyiramariza, akumbura amazimwe. Loti aravuga ati ibyo birakureba. Imana yababwiye ngo mugende umutareba inyuma. Bamama ntagakiza katarimo guhomba amazimwe n'ikigendanye nayo. Amen. Basore bakobwa ntagakiza katarimo guhomba ya mashumi. Awi abadakijijwe n'ibindi kwemera guhomba. Paul yanditse amagambo meza yandikira Abafilipi 3:7 arababwira ngo ibyari ndamu yanjye nabitekereza ko ari igihombo kubwo gutunga Kristo. Ntagakiza katagira guhomba. Ntagakiza umuntu wese utaragira icyo ahomba ntarakizwa. Icyari cyakangaye cya gatanu guhomba. Paul aravuga ngo ndetse mbitekereza nk'amase kubwo gutunga Kristo. Ntagakiza katagira guhomba. Ntako twarahombye ibitagira umumaro hirya kuraho, uretse no kubisaba Imana igakuraho. Guhomba ntagakiza katarimo guhomba mitsingi,
primus ikonje, nta gakiza katarimo guhomba inshuti zitagira umumaro. Kandi reka mbabwize ukuri, niba hari ikintu usengera, gusengera inshuti zitagira umumaro, umuntu wese utazongera kuza ku musaraba data azamunkureho. kandi ndabyatuye ni ukuri kw'Imana, ndabyatuye umuntu wese utazankandagiza ku musaraba ngo ambere mwizerwa, ambere ibyiringiro, data azamunkura iruhande. yaba umuntu wese utazambera mwizerwa, umuntu wese utazambera ibyiringiro, Imana korera izamunkura iruhande. mbivuze gatatu. benshi rero no kubinungudikaho akavuga ati ko bimeze kose ndamwihambiraho. wihambiriye kuki? ariko urihambira ku rupfu. ndabyatuye mbivuze inshuro 3, ndabisubiramo. yewe umuntu wese uzambera intaza, iryo naryo riramanutse, intaza muri uru rugendo, akaba yantesha inzira y'agakiza, cyangwa se akaba yankura ku Mana nemeye nizeye, data Imana ishobora byose izamunkura iruhande. mukozi w'Imana umwe yagize agahinda k'umugore udakijijwe, mukozi w'Imana umwe wa hano i Kigali ukomeye rwose, umugore amubariye ikigerageza, ariko ntabwo niriwe muvuga. aravuga ati ariko uba amaherezo nayaye, ko mbona umugore mbere y'ikigeragezo mu muhamagaro ndabigenza gute? aramuhamagara, aramubwira ati ngwino nkubwire. aramubwira ati cara ahangaha. umugore w'umunyamubiri yavuga ati ndayararamo, umugore akarara acanye televiziyo, gashyiramo filime y'agasobanuye kugira ngo imusakurize buri uko asenga. mugabo aramuhamagara ati ngwino nkubwire. aramubwira ati cara hano, kuri wowe hari ibintu bibiri ngiye gusaba. ngiye gusaba Imana iguha agakiza, nitaka guha ikwiki. mukozi w'Imana utarya ruswa wari serious mu muhamagaro, aravuga ati ngiye gusaba Imana ibintu bibiri kuri wowe, icara hano nkubwire. kandi ibyo bintu ngiye gusaba Imana irampa kimwe, iraguha agakiza, nitaguha agakiza ikwiki mbona uko nyikorera. umugore yumva umugabo aramaramaje, magingo aya niyo mubyutse ati jya mu butumwa, yarakijijwe, yaramaramaje, mbega yabaye umurokore wa hatariya. nuba serious nabo muri kumwe bazamenya kuri serious. fo kubwiza abantu kuri, ubyumva akabyumva, atabyumva akabireka. Shyamba ry'Imana riravuga ngo uwiyoroshya imbere y'umunyabyaha ameze nk'iriba ritoramye. mbabwije ukuri, Imana yaremye isi n'ijuru, sigo ni igiki cyampagarara imbere n'amata umukunde kigatuma ni igiki? ubwo cyaba ari ikintu kimwe ninde yaba ari umuntu umeze gute koko? ntabwo byakunda, nta nubwo byashoboka. yavuze ati ni ibintu bibiri, urakizwa n'udakizwa, ndagusengera upfe pe pasi usigare ameze gutyo, ariko mbona uko nsenga nisanzuye kuko urambangamiye mu buryo bukomeye. guhomba we, Yesu nashimwe, utarahomba bya bindi ntabwo Imana izakunezererwa. tugeze ku cyakangaye, ngiye kubivuga niruka nka amasaha yagiye. cya gatandatu, kwemerwa n'Imana. kugira ngo Imana ikwemere bizaterwa n'igihe uyiha, time, igihe ubusabane bwawe n'Imana.
igihe uyiha, ibyo nabyo biri mu kwemerwa nayo. Igihe uyigenera mu buzima bwawe bwa buri munsi, time, igihe. Igihe uyiha, icyana cyo kiri mu kwemerwa nayo, ikakwitegereza ikavuga ati ko uriya muntu umpari imbere mugira icyizere. Ijambo ryitwa ubusabane n'Imana. Nawe se kuririmba no gukurura, guterana no gukurura. Iyo twavuze ko tujye kuzahagarika abantu badaterana, nibwo ubona abantu bicaye ku ntebe z'imbere, kuko yumvise ngo tujye kuzahagarika abantu batagiterana, ukabona yicaye ku ntebe y'imbere. Hayekaye yarangiza, Mana niwe indasanze Uwiteka we, wangira igikoresho sizakubone. Igikoresho fa gukoresha se niko bakubwiye. Igihe umva nkubwire ubusabane Uwiteka yagiranye n'umuntu witwa Enoki, yaramubwiye ngo kubw'ubusabane ufitanye nanjye n'urukundo dufitanye uzajya mu ijuru udapfuye. Amen. Kubw'ubusabane Enoki yarafitanye n'Imana, yamuhaye isezerano, yamubwira ngo wowe ntabwo uzanyura mu rupfu, bizanze bikunze uzajya mu ijuru udapfuye. Ubusabane Imana yarafitanye na Aburahamu, bagiranye negosiyasiyo igihe Imana yari igiye kurimbura Isodomu. Aburahamu arabwira Imana ati ariko se Mana, ko numva waburamaje nusamangamo abantu 50 uraharimbura. Imana ibwira Aburahamu ngo ntabwo ndi buharimbure mwana wanjye. Amen. Inkoramutima z'Imana we, hari cyo bita inkoramutima y'Imana. Watsamurika kubwira ngo mwana wanjye urakire, ukatsamurika kubwira ngo urakire mwana wanjye. Amen. Aburahamu yagiranye negosiyasiyo, iramubwira iti none se nusangamo 40. Erega Imana yamuhaye umwanya, iramubwira ati nsangamo 40 ndaharika rwose. Marezoma bagejeje ku mubare w'10 na urabura. Imana yihikiye gihera, iyo wumva igomba kugukoresha ukabigihanga ngo ukabicyamamare, umuntu ukumva ngo ndi muvuga butumwa ariko ye muvuga butumwa, ubaye utaricarana nayo iminota 2 ngo umuvuga butumwa, uzavuga ibyo uvanye wowe se cyangwa uzavuga ibyo uvanye mu mashyiga? Uzavuga amasafuriya n'ibyombo, uvuge inyanya n'intoryi n'ubunyobwa? Unonese umuntu azavuga ubunyobwa n'amasafuriya yakubye na za situwaya? Ubaye utaricarana nayo iminota 5 ngo wirirwane nayo, urari urega wirize. Naririje nza ku 80 ngera ku 60. Imana irambwira ngo ndaguhanguye 14 kugira ngo uyu mureba. Naririje nza ku 80 usigara 60. Imana irambwira ngo buhagarariye aho, ejo batakwita amazina, bakajya babaza umugabo ngo ariko uriya mugore wa Kanaka yabaye iki? Ayewe arangiza ngo ikuzimu, arangiza ngo ndi umuvuga butumwa. Wawe utabikenana n'iminota 3 nguru umuvuga butumwa, uzavuga intoryi uzazi imbere y'abantu, uzaza babwire dodo warayutetse, uzaza babwire ubusa, uvuga ubusa, cyangwa uzavuga ibyima, cyangwa kwicarana nayo nicyo kizagukigomba kuvuga. Kwaze we Mana wayidaterana ngo wumve inyigisho, wumve impuguro, ntuterana n'amateraniro y'abera ntuyavamo, ntiwumvira, ntugira ute ngura igikoresho cy'Imana. Nta gikoresho cy'Imana kitumvira. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ariko navuze ko uyu munsi mwandika, kandi ukandikiriza guhesha ubugingo. Andika yewe ibiza guhesha ubugingo. Mukanye turasengera ibyifuzo bitandukanye, wazanye icyifuzo kuri uyu musozi nawe arataha gisubije. Ngaho mama we, iryo naryo Imana yaritubwiye kuzahagira n'icyifuzo zataha gisubijwe, maze mama tumukunde munsekere. Kuzahagira n'icyifuzo nawe zataha gisubijwe, ariko reka mbanze mbabwire iby'ubugingo buhoraho. Yesu nashimwe.
mubaze mushaka ubwami bw'Imana bigishoboka ko bubonwa. Tugeze ku cyakangaye, igihe uyiha nkoramutima z'Imana zose, nta nkoramutima y'Imana itaricanye nayo. Igihe kimwe Mose yigeze kuyigira inama, ariko urakina n'umuntu ugira inama Imana. Igihe Imana yavuga ngo ntabwo nagendera hagati y'abara bwoko butabundi jose n'abamara, Mose arayibwira ati icara nkubwire, wabavanye muri Egiputa? Imana yamubwira ngo ninjye. Mose aragira ati none se n'utabagezayo abantu bazagira ngo iki? Abantu ntibazabona ko wananiwe? Imana yamubwira ati uzi ko ari byo koko, reka nemere njyane nawe. Ariko ye nkora mutima y'Imana uratsamura ikavuga ngo karame. Ariko ye mbabwije ukuri mpagaze imbere yanyu, nta kibazo na kimwe nabaza Imana ngo mbure igisubizo, nubwo igisubizo cyaba negatifu. Nta na kimwe. Kandi no kuri mwe nawe ndi kumwe nabo namwe ngomba kubaza Imana ngo mama Jimeri biriya bimubayeho bihatse iki? Byanze bikunze Imana igomba kumpa igisubizo, nubwo nta kimubwe. Imana ikambwira wende iti icecekere, ninjye ndi kumwe nawe. Ariko ye ntabwo ndi kwiyemera, ntabwo ari kwiyemera no kwigira ukuntu runaka, ariko nta kibazo nshobora kubaza Imana ngo ininire, ntabwo bishoboka. Niyo ngeze mu makuba nkabwira Imana ariko se Mana bimeze bite ibi bintu, bimeze bite? Iherezo ni irihe? Kamba n'urugamba rukomeye. Ijwi ry'Imana, ijambo nkunda kumva Imana imbwira, ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Icyo gisubizo nicyo kunda ko n'Imana ikunda kumpa iyo urugamba rutukuye. Ariko namwe ye igihe uyiha reka kwirata inkovu z'imiringa. Ibyo muri 2010 gihorere, 2022 bihagaze bite? 2010 byihorere nibo warasenze ukiriza ukamara iminsi 8, ubuse bimeze bite? 2022 bimeze bitera wikwirata inkovu z'imiringa. Umukozi ku murimo w'Imana yemera. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwemerwa nayo. Aya magambo nayateguye Imana imaze kumbwira ngo bamwe bari kumpa imibyizi, ariko ijuru ntaryo bazabona. Tugeze ku cyakangahira, reka mbivuge vuba nicare, amasaha yagiye. Icyakarindwi ni ijambo rivuga ngo kugira ngo Imana ikwemere ugomba kuba umuntu w'ururimi rumwe we, utari umuntu w'injejanganye. Icyo Kinyarwanda sinzi n'abantu bari bucyumve. Umuntu w'ururimi rumwe utagira indimi nyinshi. Zaburi 15:1 na magambo avuga ngo Uwiteka we ninde uzaguma mu ihema ryawe. Zaburi 15 uraza kuyisomera. Na magambo avuga ngo Uwiteka we mbese ninde uzaguma mu ihema ryawe. N'umuntu utarashirashira umirwe, n'umuntu udashyushya inkuru z'umuturanye, n'umuntu niba ikintu Imana yanga ururimi rubeshya, yanga ururimi ruryarya, yanga ururimi rutagira ukuri. Mana we Imana yanjye indimi nyinshi. Uzaba umunyakuri bazakwange, ariko Imana ikwemere. Nongeze volume, nzamura volume. Uzaba umunyakuri bazakwange, ariko Imana ikwemere. Yani ya principe yanjye, kandi babwije ukuri. Niba ikintu Imana yanga ururimi rubeshya, yanga ururimi ugasyata kanombe, gasyata umuntu ajya mu mazime, gasyata kanombe ajya gushyushya inkuru. Nanga umuntu ugira indimi nyinshi, nanjye ubwanjye
ninde uretse n'Imana ubwayo kugira ngo Imana gira ururimi rumwe yego yabiba yego oya ibe oya umutuku n'umutuku umukara n'umukara yasashimwe n'amagambo ataryoshye gusa Imana yavuze ko umuntu wese uzagera kuri musozi afite icyifuzo azatagisubijwe ururimi rumwe Yesaya bice 5:6 Yesaya bice 6:5 Prito bice 6:5 n'amagambo yavuze ngo Yesaya yahanuye mu gice cya mbere igice cya kabiri Yesaya arahanura igice cya gatatu Yesaya arahanura icya kane Yesaya arahanura n'icya gatanu mu cya gatandatu nibwo yamenye ko ari umunyaminwa yanduye wabyumvise Yesaya bice 6:5 hasome aravuga ngo rero ndapfuye mbonye ko ndi umunyaminwa yanduye kandi igice cya mbere yarahanuye icya kabiri arahanura icya gatatu arahanura igice cya gatanu kugeza ku cya gatandatu mu gice cya gatandatu nibwo Yesaya yamenye ko ari umunyaminwa yanduye umva nkubwire muroko kubw'iki kintu kugira ngo Imana ikwemere birasaba ko wimenya menya intege nke zawe widefend ibitari byo kudefanda umuntu nakubwira ngo bimeze gutyo umenye ko bimeze gutya mama tumukunde ni bambwira bati mama tumuku kuki ubone ko sa uwo mwanya ugaye turivuga ntabwo nza complaininga kuko niko nteye jya umenya defo zawe kandi uzemere siko bimeze nagira umuntu mwiyati mama tumuku mukuri kuki ubone ko sa ku muntu uwo mwanya ugaye turivuga ubu nza complaininga niko nteye nanjye mpora mbisengera kuko bibangamira abantu ubu koko njye humburana murambeshiye mwaramvuze uko nikomeze tarike oya mujye mwemera intege nke mureke tujye twemera intege nke zacu barokore twimenye umuntu umwe yigeze kunsanga ku Ruhimbi Kanombe arambwira ati ubu ndeba ndi umunyamazimwe umugore mwe wari utuye Kabeza arambwira ati kundeba ndi umunyamazimwe ningitaranye abagore bose ba muri karitsiye awi ururimi rubeshya Imana Uwiteka ninduzaguma mu ihema ryawe nuvuga iby'ukuri nk'uko biri udashyushya inkuru za mugenzi we ururimi rumwe Yesu nashimwe binagira umuntu uvuga ati mama tumukunde kuki uri direct cyane njyeho mbese mvuge ngo aramvuze nuko nyine nteye mpita nsubiza wenda nawe ntabwo uhita usubiza urabanza ukabibika imyaka n'imyaniko tujye twemere intege nke zacu wimenye banza wimenye kwimenya kwawe kuzakurokora Yesu yaravuze ati ndapfuye noneho ishyano rirangwiririye mu gice cya gatandatu kandi kuva mu gice cya mbere kugeza mu cya gatanu hose yarahanuraga aravuga ati noneho mbonye ko ndi umunyaminwa yanduye tujye twemera intege nke zacu ariko ikindi reka nze mbabwire baroko ntitugahore twigira beza reka nanjye nishyiremo ntitugahore twigira ba miseke igoroye kuko ntabwo turi ba miseke igoroye ndarangije kuko aya magambo asinziriza abantu cyane imyaka 10 mpagaze imbere y'abantu methodology ndayizi yo guhagarara imbere y'abantu yene aya magambo arasinziriza mu buryo bukomeye Yesaya 57 kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma namwara ngaho ni museke mwitere hejuru Yesaya 57 kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara mu maso yanjye akaba hakomeye hameze nk'urutare ngaho munezererwe aya ngaya yarababaza iyo umuntu mugiye kuva mu mazimwe hari igihe bimubabaza iyo umuntu mugiye kuva mu mazimwe hari igihe bimubabaza iyo umuntu mubwiye uti va mu ngeso zawe mbi biramubabaza iyo umuntu mubwiye uti ifo ko wimenya ntabwo uri miseke igoroye yarababara kandi azi neza ko ari miseke igoroye reka mbabwire
kugira ngo Imana mugendane neza ni uguhora uca bugufi uyibwira intege nke zawe, uyibwira ngo Mana natsinzwe, uyibwira ngo Mana ndatsinzwe, uyibwira ngo Mana ndumva nsinzwe noneho. Ikindi kintu tugeze ku cyakangahe cya 8 kizatuma Imana ikwemera, ugomba kuba uri umuntu wamaramaje mu byayo, icyo bita determination, kumaramaza. Ariko icyo bita kumaramaza rwose, Yobu yavuze amagambo akomeye aravuga ngo naho yanyica nzapfa nkiyiringiye, ubwayo ikazi kanyica nzapfa nkiyiringiye, kandi inzira zanjye ndazikomeje. Yesu ashimwe muvandi, nari ngwiruka kera. Yesu ashimwe cyane, amen. Yobu yavuze amagambo akomeye aravuga ngo naho yazikanyica nzapfa nkiyiringiye. Habakuki yandika amagambo meza aravuga ngo naho imitima itatoha, inzabu ntizera imbuto, amatungo agashyira mu biraro, ntakabuza ko nezererwa Imana agakiza kanjye. Ndabyibuka napfushije iri jambo narisize kuri stati, naho imitima itatoha, inzabu ntizera imbuto, amatungo agashyira mu biraro, ntakabuza ko nanezererwa Imana yanjye. Umuntu umwe arasubiza ati mama tumuku, uko niko kuri. Arambwira ati kandi komera, naho imitima itatoha ndetse gapfusha n'ibyo nkunda. Umva yewe, umuntu Imana yemera n'umuntu wamaramaje mu byayo, icyo bita determination, wafashe mu yandi magambo umuntu wamaze gufata icyemezo. Yobu yandika amagambo meza avuga ngo naho ubwayo yazikanyica ntakabuza inzira zanjye ndazikomeje, amen. Petero aterera amagambo Yesu amaze kubabwira ati nabigishwa namwe murashaka kugenda kubera ko mubuze imigati. Erega ndi kuvuga nirukanka kubera ko byabaye byinshi, murashaka kugenda kubera ko mubuze imigati. Petero avuga ati twavukuvaho tukajya he ko ufite amagambo y'ubugingo. Reka nze nkubwire, nubwo wabintera mu rushinge Imana sinayivaho, kuko ari cyo nayiboneyeho, kandi n'uyu munsi nibwo nagira ibyo mpomba, ntabwo byatuma nyivaho. Ibyo nabonye ntabwo ibyo nahomboye uyu munsi byanyibagize iby'Imana yankoreye. Nongeze volume, navuze ngo ibyago nahura nabyo uyu munsi ntibishobora kunyabagiza ibyiza Imana yankoreye. Yesu nashimwe, haleluya, 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 haleluya. Ibyago nahura nabyo none ntabwo bishobora kunyibagiza ibyiza Imana yigeze kunkorera, amen. Uko ameze kose, abantu benshi bakunda gucika intege mu byayo no kwibagirwa iby'Imana yakoze. Umuntu uhora uzikana iby'Imana yakoze ntacogora, umuntu uhora uzikana iby'Imana yakoze ntacika intege. Yesu nashimwe, haleluya, 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 amen. Hanyuma utundi tubiri, akandi ngeze ku akacyenda kazatuma Imana ikwemera. Umuntu Imana yemerana umuntu udacika intege, nari mbikomojeho magambo ari mu gitabo cy'Imigani 24:10. Imigani 24, kudacika intege. Ndabona hari abari kubaza abandi kudacika intege. Imigani 24:10 ni amagambo avuga ngo nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuzabakubaye ubusa. Yesu nashimwe. Imigani ibice 24:10 ni amagambo avuga ngo nugamburura mu makuba yawe, gukomera kwawe bizabihindutse ubusa, amen. Kudacika intege. Pastor Mutesi yavuze ijambo rikomeye avuga ati umuntu wese mwisi uzakurusha kwihangana azakurusha n'amahirwe. Niko Pastor Mutesi yavuze, mukozi Imana. Pastor Mutesi ugira amagambo y'ubwenge nemera, uramubye yagira amagambo y'ubwenge Imana yamuhaye, afite amagambo y'ubwenge buhebuje. Pastor Mutesi yavuze ngo umuntu wese kwisi uzakurusha kwihangana azakurusha n'amahirwe. Bene data, kwihangana, kudacika intege birasobanura kwihangana. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambika ikamba ry'ubugingo. Yesu nashimwe. Ukubona kuri aka gatuti ukavuga ngo mama tumukunda ahagaze muri iyi nzu, inkuru zaramamaye ngo mama tumukunde ngo Imana yamwubakiye ngo urusengero rwa etaje, byavuye mu kwihangana. Iyo tugamburura ntabwo tuba turahanga. Iyo tugamburura mu makuba, uyu murimo ntubugeze hano, amen, haleluya,
akantu kanyuma ka 10 ni akantu kavuga ngo kwemerwa n'Imana, ishyaka n'umwete mu byayo, kuko hari n'abagira umwete mu bindi. Ishyaka n'umwete mu byayo, Yesu nashimwe. Ishyaka n'umwete mu byayo, kuko hari n'abagira umwete mu bindi. Nge niga muri Yerika pe icya 10 ni ishyaka n'umwete mu byayo, kuko hari n'abafite ishyaka mu bindi. Wamaramaje mu bisinzira, maramaje ufite ishyaka mu kuroga, umva yewe ntakuraho pe. Ishyaka n'umwete mu byayo. Niga muri Yerika iya hahoze hoteli Meridie, twahasangaga indaya saa 6 zambaye ubusa pe, no mu mvura ntabwo bugama kubwo kumaramariza mu buraya. Amen. Numaramariza mu Mana, umva icyo uzamaramariza mo cyose uzaba nkacyo. Amen. Abamaramarije mu buraya ni indaya zizwi, abamaramarije mu businzi n'abasinzi bamamaye, abamaramarije mu Mana nabo bamamaye mu byayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbarahisha ukuri ndabasubiriramo komeje. Mama turukunya muyabo uhagaze hano, ntabwo ndyama. Ntabwo ndyama, mbarahisha ukuri. Kandi ibyo mu bindarizi physionomie mu bindarizi, nzi ko umuntu utaryama amasaha wenda 8 agira ibibazo, ariko byarananiye. Umwete we kuririmba no gukurura, amateraniro no gukurura, kwita utundi twose no gukurura. Ubwo si umuntu urabona Imana yamukoresha iki ko? We muntu Imana yamumaze iki? We ni iki imbere y'Imana? Ni iki cyo nta cyizere Imana yamugirira? Kandi ubundi nta mushumba ugomba kuryama. Ariko jya mu nka abaragiye, jya mu nka waragiye inka, usho kuryama zikajya kona, usho guhunikira inka zigatorongera. Nta mushumba uryama. Tawe muyandi magambo, umushumba wese uragiye neza ntaryama. Uragiye neza, mvuze uragiye neza. Yesu nashimwe. Navuze umushumba uragiye neza. Nta mushumba uragiye neza uryama. Abaragiye inka murabizi, wahunikira zigatorongera, wahunikira zikajya kona. Ariko iyo mvugo irashimije, ariko ni imvugo. Ubundi nta mushumba uryama. Uko mundeba sindyama. Uzapime unyandikire nka saa 7. Hari wigeze kunyandikira agiye kwa muganga kubyara saa 7, abona ndamushubije aratangara. Urabona ari muri Faisal agiye kuryama, ari muri Faisal agiye kubyara na saa 8 bari maso nyine. Yabonye bimukoberanye nka saa 7, aravuga ati reka mfe kwandika, wenda mu gitondo ndagezayo ntarabyara, wenda baribona mu gitondo. Abona saa 7 z'ijoro ndamushubije, arambwira ati mama tamuku nabonye kutaryama koko. Turacyatinga, ndamubwira nti urakomeza kumbwira uko bimeze, kandi koko naryamye amaze kubyara. Ntabwo ndyama uko mundeba, kandi totsingira. Muyandi magambo, uretse no kuryama ntagahe mfusha ubusa. Nubwo nabanikiye mu bukwe ntabwo byakunda. Imwe nikiye mu bukwe ngira Imana ngo nyongorera, niba hari icyo ushaka kunyongorera kinyongorere. Ngafata telefone yanjye nkandika kibwiriza. Ariko ngo umuntu ashaka ngo kubigikira, ngo umuntu ashaka kubigikira gakayi kanjye nagasize hesha. Ntabwo byizana. Kwemerwa n'Imana biraharanirwa. Ndarangije ingingo 10 Imana yambwiye aya magambo, nari maze kumva Imana ivuze ngo mubareke harimo abari kumpa imigizi. Ntawaguha umubyizi ngo wanjye, ariko nta juru bazabona. Izi ni ingingo 10 Imana
Imana yambishuriye kugira ngo Imana ikwemere. Izi ngingo umbabarire uzipimemo, ipime muri izi ngingo, wipime muri izi ngingo 10. Uve hano ukomeze uzipimemo, uve hano ukomeze uzigereho, uve hano ukomeze muri izi ukomeze uzipimemo, muhanuzi ukomeze uzipimemo, muvuga butumwa revera. Imana iduhana umugisha. Amen.